sawa. Nkanze urankanze pe umuntu rega iyo atunguye undi akamukora atabizi byanze bikunze arikanga ndikanze ni ukuri umuntu ese kuje kubera iki se kandi warangirukanye amafaranga yo kurya ntabwo bayatanze n'ayibiko turimo ibirarane byinshi bose banyu yari nanyobera iyo umuntu afite n'ibibazo ntabura n'ibindi byikubitamo ibyo se kandi ibyo by'amakopi iki byose bije biti ibona nifite n'ibibazo bwo kurya ntabwo twatanze n'ayibikopi yose ntabwo turimo ibirarane byinshi barabona se ndi buyakure hehe barabona nyakura he ko Ngewe rwose bambabare ntagire umuntu mbaza by'amafaranga nanjye ubwanjye byancanze amafaranga ndayakura ese amafaranga niyisho ndabona kuyibonera amavuta ari ikibazo ndabona shaho winderanje uramfasha kuyakata si ubwo ngubwo nawe washobora gukata wakata binini nereza winkenesha se ubundi harya ubundi ubu hari abandi we hari hose ntabwo natekereza ngo sinzi n'ibyo ari byo rwose gusa yaricaye ese uyumva ko umuntu bigenda abana batagomba kuba bahabwa ibyo bakwiriye kubona gusa byabona hari ubushobozi ufite bwo gusigana abantu bakabarira cyenyine maze igihe natabona papa kandi yarazaga yagiye sa mwana ujya umbabara ntukambaze ibibazo ntabonera ibisubizo gusa urambaze ngo yaradutaye ngo byarandi ngo yaragiye ngo yaradutaye ngo yaradutaye wa niyo mpamvu utakimubona ese waba usane yagiye isi nakubwiye wa mwana ngo yembaze ibibazo ntafitiye ibisubizo ntabwo nzi aho yagiye ariko ngiye kuzayifatira umwanzuro ntaguruke njye gushaka byabara abandi yagiye ese ubwo yarebye akabona ibibazo umuntu aba nikoreye jyenyine iby'abana byo kurya ibyo ku ishuri iki byose ubusa arabona ariko nzayifatira umwanzuro mama ndabona ufite ibibazo ntabwo reka njye ndi kumva ibintu uri kumbwira nyine ndi kukubaza ngo ibibazo urabizi nyine bisobanurire numve papa mbere yagusigiye amafaranga yo guhaha ibintu nyine ugateka ukatuka none nta gaciro yakohereza nyine yinywera inzoga gusa ntabwo ajya twibuka ko turi umwana wawe ubu ubwiwe n'iki ko akizinywa ko utari kumubona usanga yaraheze mu kabari yaraheze mu kabari noneho urahasekeje pe mwana mbabarira rwose ibibazo ni byinshi ibibazo ni ibibazo mama uko bari banyirukanye ibizame natarabikora nayo yayo aho ari hose azajya afasha kumenya ibibazo byayo ese kujunura ibibazo bingana gutyo tubwira ko nisho kwibonera amavuta nabyo byambereye ihurizo tumwe bitekereza aho byanabeye gusa ayo mafaranga yose yakura higo dore kandi gusa dore si ibingibi byo bitakajwe n'iki nako karagira ngo kameneke ariko napfaga kuvugira gusa kabaye injyamane noneho pe gusa karongera kwaka ko ndaje
ese ntakiguru wabera makiga basi nakora ikizamini sisi sugira ngo nagukorera iki bashaka dufaranga n'uko kandi ari ubwo 200 urumva yadutumarira iki nese 100 nese ubundi bikopi kwishuri nangaye kumbwira ngo nashaka 200 200 yamara iki 600 nyine aho uri murarira 600 200 waranje kuvuga ntawe nari no kubona nuko n'ubundi atari byo nawe urazana ibya 600 abazare uko se reka none nabireke nshaka uburyo mpaguruka ngiye kureba mwarimu tuvugana kureke ukorega izana Apeti rero ndabona nta courage afite. Okay, Messi. Ntakibazo pe. Gaze turuhuke mu kanya tujya tugize ibyo. Ntakibazo. Tubanze dushyiramo agapoze. Dushyizemo agapoze. Aha, mu kanya.